Haleluya, shimwa Mana, utubyukije amahoro, shimwa, shimwa. Iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nibwira, ni kuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nibwira. Ibicu bigahita ibyo byerekana kwidukunda, ibyo byerekana kwidukunda. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Inzira z'Imana ni ibihumbi, imigambi ihora ari myiza, imigambi ihora ari myiza. Haleluya, mwaramutse n'iyi ngiyi uyu munsi, mwaramutse n'iyo. Imana ikora cyane ibyo tuyisaba, Imana irakora cyane mu miryango yacu n'ibirenze ibyo turi kuyisaba. Imana irahagarara mu miryango yacu cyane birenze uko turi kuyibibwira. Imana irakingura mu miryango yacu cyane birenze ibyo twayibwiye ko igomba gukingura, ko iri budukingurire ku bw'ubuntu. Imana iri bukingiranire kure cyane birenze uko twayibibwiye, ibyo twaraye tuyibwiye. Iki gitondo reka dushima Imana. Shimira Imana kubyutsa. Uwiteka yakoze ibikomeye, yatanze ingabo nyinshi, yakoze ibiruta cyane ibyo twamusabye. Natwe mu ruhande rwacu dusinziriye, Uwiteka aduhaye ubundi buntu, aduhaye undi munsi, aduhaye ukundi gukora imbaraga. Abagiye mu mirimo, abirirwa mu rugo, asubije imbaraga mu mibiri no mu bugingo. Kandi nawe arakoze, akoze ibikomeye, tubyutse amahoro, akinguye undi munsi, awongeye ku minsi yacu. Ni ineza ikomeye, reka tumushimire. Papa ndagushimiye, wakoze kubw'uyu munsi, ushimwe kubw'ubuntu bwawo. Ijambo ryaravuga ngo buri munsi uzana n'ubuntu bwawo. Twatuye uyu munsi ngo ukore ibiruta cyane ibyo twagusabye, kuko ngo Uwiteka we akora, wowe ukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Shimwa, intambwe zacu uzigendeho, ukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Amaboko yacu uyagendeho, wowe ukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Yesu, ibyo turi byifuza uyu munsi, buri saha y'uyu munsi ugenda ukora cyane ibiruta ibyo twagusabye. Mu izina rya Yesu ugenda usubiza cyane ibiruta ibyo twagusabye. Haleluya, kugira ngo tugirire neza Mana, kugira ngo ineza yawe imenyekanire kuri twe, kugira ngo ineza yawe igumye isesekare kuri twe, kugira ngo ineza yawe igumye yumvikanire kuri twe. Mu izina rya Yesu, urakoze Yesu, urakoze igitare cy'amahanga, urakoze igitare cy'umwami wacu. Haleluya, amen, amen. Imana ishimwe rwose. Uwiteka akora ibiruta cyane ibyo dusaba, kandi ibyo byose abikora kugira ngo atugirire neza, kugira ngo atunezeze, kugira ngo atwiteho. Tumushimiye uyu munsi rero, tumushimiye n'ubuntu bwawo, tumushimiye ineza ye. Dukomeje rero kwiga inyigisho z'umuryango. Ubishoboye agasengera umuryango, ukicara hasi ukiriza ku bw'umuryango wawe. Iki ni icyumweru cy'umuryango, urugo rwawe, abana bawe, abo mwubakanye se, aho wavutse, ababyeyi bawe niho tugarukira, naho washatse niho tugarukira, abavandimwe, bakuru bawe, barumuna bawe, naho ngaho ntabwo turi buharenge. Rero Yesu yubahwe, Yesu asingizwe, Yesu yamamare.
Yesu ahabwe icyubahiro. Reka uyu munsi twature Zaburi 121, niyo twatura, niyo turi bugenderemo, kubera imiryango yacu tuyereka Imana, dusingiza Imana, tubwira Uwiteka tugumya gusenga, ngahagarare mu miryango yacu, akize, arokore, arengere, arinde, byose mu miryango yacu. Zaburi 121 umurongo wa mbere kugera ku 8. Indirimbo y'amazamuka. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwavahe? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe gicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Imana yacu ishimwe kubw'iyi zaburi. Data wa twese ahabwe icyubahiro. Ngo ni zaburi y'amazamuka. Nduburira amaso yanjye ku misozi. Dushatse twanatangira tugasenga, ubwira Imana ngo Mana, nduburiye amaso yawe kuri wowe kubw'umuryango wanjye. Ni wowe ndebyeho kubw'umuryango wanjye. Ni wowe ndabaje kubw'imisozi irumbaraye iri mu muryango wanjye. Gutabarwa kwanjye kuzava, gutabarwa kwanjye kuva kuri wowe. Ni muri wowe nifuza ubutabazi. Ni muri wowe ndebyeho ngo umuryango wanjye utabarwe. Abanjye batabarwe, abanjye bagubwe neza, abanjye bamenye Yesu, abanjye bahinduke, abanjye babone ibyo nagusabye. Gutabarwa kwanjye kuva kuri wowe waremye ijuru n'isi. Iyaremye ijuru n'isi izaburira ubutabazi imiryango yacu. Oya, turacyafitiye Imana icyizere. Iyabikoze yakoze n'ibya mbere, niba ngi bari bubikore. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntahunikira. Uwiteka ntazakundira ibirenge by'imiryango yacu ko biteguza. Uwiteka ngo urinda imiryango yacu ntasinzira. Ubwira Imana ngo Mana, ndagushimira ko warinze umuryango wanjye mu bihe bishize. N'ubu kandi Mana turagushimira kugumye kurinda imiryango yacu. Uwita ushimwe kugumye kurinda imiryango yacu. Ushimwe n'ubundi kwamanuye uburinzi. Turagusabye ngo uyirinde imbere n'inyuma nk'imboni y'ijisho. Urinde abo tuvukana, urinde abuzukuru, abana bavutse mu miryango yacu barinde, ababyeyi bacu barindwe. Uwiteka turindira abacu. Uwiteka niwe murinzi wawe. Uwiteka n'igicucu cyawe iburyo bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Natwe kandi turi gusengera imiryango yacu. Natwe kandi twahagurutse kuba abavugizi b'imiryango yacu imbere y'Imana. Uwiteka niwe murinzi wacu. Natwe turindwe n'ibyacu byose, turindwe n'imibiri yacu, turindwe muri uyu murimo, turindwe mu gusenga. Uwiteka n'igicucu cyawe iburyo bwawe. Atubere igicucu twihishamo, atubere igicucu twutama akazuba, atubere igicucu turyama mu izuba, atubere igicucu tuza tukicaramo tukaruhuka. Haleluya. Izuba ntirizakwica cyangwa ukwezi nijoro. Haleluya. Izuba ntirizatwica. Hari ibyari byaratwishe, ariko Uwite hari bitazongera kwica umuryango wanjye, hari bitazongera gusubiza inyuma umuryango wanjye, hari bitazongera kuwunaniza, bitazongera kuwusubiza mu mva aho wari warapfire, kuko twazifunze, twabasohoyemo mu izina rya Yesu Kristo. Aba ku manywa cyangwa nijoro, Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Ntabwo yavuze ikibi kimwe. Uwiteka azaturinda ikibi cyose, azarinda mu nzira zacu zose, mu buzima bwacu bwose. Niwe uzarinda ubugingo bwawe. Ubugingo bwacu burindwa n'Uwiteka. Ubugingo bwacu bufitwe n'Uwiteka Imana. Ubugingo bwacu buri mu maboko y'Uwiteka Imana. Ubugingo bw'umuryango wacu bufitwe n'Uwiteka Imana. Ubugingo bwabo tuvukana bufitwe n'Uwiteka Imana. Gahunda yabo y'ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri ifitwe n'Uwiteka Imana gusa. Niwe ufiteho autorisation. Ibindi byose byari byarafasheho ububasha na za autorisation. Turabibyambuye mu izina rya Yesu uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Ngo Uwiteka azakurinda amajya n'amaza. Uwiteka turindira imiryango bagenda bagaruka, abavandimwe bacu bagenda bagaruka, abana bacu bagenda bagaruka, uhereye none ukageza iteka ryose kugeza Yesu agarutse. Iteka n'iteka isi ikiriho, uhereye none ukageza iteka ryose. Abacu barindwe, natwe turindwe. Abacu babererwe maso n'ijuru. Umwuka wera ababere maso, umwuka wera abafate, umwuka wera abaragire,
umwuka wera w'Imana akorane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye, gitare cyacu, ubuhungiro bwacu. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye Mana, ushimwe ushimwe, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Haleluya, haleluya, amena, amena. Murakoze, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer, amasengesho meza. Shalom shalom. Ntibuke gukora sabone cyangwa subscribe.